mu bindi bihugu yararimo. Ariko reka nkubwire, ubu ngubu we birashoboka ko inzozi zaba impamo, bishoboka ko wajya kwiga muri Canada. So kusanya ibyangombwa byawe by'ishuri, nta ngwate, nta nubwo bisaba abishingizi. Bari bamaze iminsi isi bumva bayifite mu biganza, ntibasinziraga bategereje tariki ya 13 Gicurasi. Uyu munsi bawutangiranye icyizere, inzozi zari zo kwiga muri Canada, igihugu cy'amahirwe. Mu gitondo amagana n'amagana y'urubyiruko rwazindukiye kuri Remigo Hoteli baje kureba ko inzozi zihinduka impamo. Ariko kamasaha yicumaga, icyizere cyatangiye gukendera mu gihe bari bagitegereje ko bakirwa n'abantu babereka amahirwe bamaranye igihe. Bakiriwe n'inzego z'umutekano. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi 6 bakekwaho gushukura urubyiruko rurenga 1000. Ese aba bantu bari bafite ibyangombwa bibemerera guhagararira kaminuza zo muri Canada? Ese Minisiteri y'Uburezi yari bizi? Ambasade ya Canada yo yari bazi nk'abafatanyabikorwa? Ibi ni bimwe mu bibazo byatumye iperereza ritangira, nk'uko ACP Boniface Rutikanga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, yabivuze. Iperereza niryo rizatanga ukuri. Amatangazo yaratanzwe ndetse bamwe mu basitari ba hano mu Rwanda barakoreshwa, ariko ku munota wa nyuma bibaye scam. Anita Pendo, umunyamakuru wa Kiss FM n'umusobanuzi wa filime Rocky Kimomo, ni bamwe mu bari bamamaje iki gikorwa. Hari amashuri nari mfite inzozi zanje muri ayo, nayo muri za Canada yararimo, nayo mu bindi bihugu yararimo. Ariko reka nkubwire, ubu ngubu we birashoboka ko inzozi zaba impamo. Dore rero uko bimeze mu minsi itagera ku 10, kuko itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu kuri Remigo Hotel, guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 12, hazaba hari abahagarariye ama-université n'amakoleje baturutse muri Canada, barenga amakoleje na za université zirenga 15 zose. So rero icyo shaka kubwira n'iki, nuko nibura umubyeyi warabitekerezaga, warabuzinzira yuko umwana wawe yajya kwiga muri Canada, menya ko ngubu bishoboka. Nibura umujene wari warabitekereje cyera ukabuzi ko ibyo bintu bidashoboka, menya ko ngubu bishoboka ko wajya kwiga muri Canada. So kusanya ibyangombwa byawe by'ishuri, abasegonderi mushiremo, muzana amabireti, muzane na za diploma. Abashaka kwiga masters mwaje mubimbaza ngo na masters se bashaka kujya kwiga, yego, n'abashaka kwiga masters birashoboka. Yes, muzane ibyangombwa byanyu, muzane na CV zanyu, ibyo byose mubikusanya ibyangombwa, of course, ariko na passport muracyafite iminsi yo kuba muzishaka. Admission ako kanya, bihite biba ako kanya. Mwakwibaza ngo biragenda bite? Andi makuru arambuye y'iki? 07, andika nimero 0799572190. Ikindi wamenya kandi akantu keza cyane benshi mwari mutegereje kumva, nuko nta ngwate, nta nubwo bisaba abishingizi, nukuza wowe. Aya ni amahirwe akomeye y'ubuzima bwawe uzaniwe na Changer EdTech. Mbere y'iminsi 2, Anita Pendo yarayihamya ko ari ukuri, kuko yanaganiriye n'umwe mu bateguraga iyi scam. Ubu ngubu bajye kubasubiza. Hello? Yes. Waramutse? Waramutse neza. Amakuru? Neza. Mwebwe? Tumeze neza. None? Yego. Harimo kwibaza ngo ese abantu bazaza bitwaje iki? Abantu bazaza bitwaje bitewe n'icyiciro ushaka kujya kwiga. Nk'umwana urangije mu 6, we agomba kuzana ripoti ze guhera mu 4 kugera mu 6, akazana na passport byonyine. Nibyo. Noneho ugiye kwiga nani masters, we yazana CV yiwe, akazana na degree we, na passport. Nibyo ngibyo. Okay. Noneho ikindi kibazo, ibindi byo bashaka kubibona byoroshye. Umuntu aramutse passport, wenda ko hari n'igihe bisaba process, itariki nimugereraho atarabona passport, bigenda biti? Azaze azirirwaza? Azaze tumukorera
application isanzwe y'ibindi byose noneho passport ayishake vuba azayituzaniye kuri ofisi duhite nayo tuyishyiraho. Kugeza ubu iperereza riracakomeje kugira ngo hamenyekane niba haba hari abandi bantu baba baragize uruhare muri iki gikorwa ndetse n'umubare bamaze kugirwaho ingaruka n'aba bakekwa. Polisi y'u Rwanda yavuze iti ku bufatanye bwa polisi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB hafashwe abantu 6 bakekwaho gushuka urubyiruko babizeza kubafasha kubona amahirwe yo kujya kwiga muri Canada. Abafashwe barimo kubazwa kugira ngo hakorwe iperereza no kumenya ukuri ku by'iki gikorwa. Si ubwa mbere ibintu nk'ibi bibaye mu Rwanda kuko mu 2019 nabwo urubyiruko rubarirwa mu bihumbi rwagiye muri Convention Center mu nama rwari rwatanzemo amafaranga ariko rusanga rwishyuye abatekamutwe. Icyo gihe byavuzwe ko buri wese yishyuraga 2500 yo kwiyandikisha akoresheje telefone mobile money, abandi ngo bishyuye kuri internet, abandi bishyura bageze aho inama yagombaga kubera. Bavugaga ko inama yiswe Wealthy and Fitness Summit bagombaga kuyibonera ubumenyi ariko bagahabwa n'amadolari 197 yo kwitabira. Basanze babeshywe, byari scam. Icyo gihe umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yari umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda yavuze ko abantu batumije urubyiruko banyuze mu nzira zitemewe ariko bari bagiye kubikurikirana amafaranga bariganije urubyiruko ruyasubizwe.